Nese utereta imyaka cyangwa utereta umuntu. Gahunda afite n'ibyo boruso ndega iyo ndafite. Kuba manager mwadusenyera kuri raporo. Ngwego cyishiri ko numvise. Iyi kashe. Baziranye n'ikindi. Musanzwe muziranye. Shiri nekuri ntabwo muzuramu. Kubona rugabeza ngone. Nukuvuze. Anisozi. Shiri ntabwo muzi. Ntabwo nawe. Ako mukora ari mwana nibarudisha. Umva. Agera. Yego kira kwabyibushye cyane kwarakoze cyane. Mama nuko utabumperuka. Mama mukuru wanjye saraho. Uravuga mama se? Ameze neza nta kibazo. Barakomeye. Ngo turakomeye. None se mama ko ndi kubona uri gukubura Clemence ari? Umpingaze. Ari he? Nzi kare wanyu. Oya ntago yahageze. Navuye guhinga sanga imyenda ye ntayihari. N'agatelefone kajya kaguye mu mazi. Ngeze ngo mbahamagare sanga karapfuye. Nanjye narabahamagaye numva telefone yanjye ntiriho mpamagara Clemence numva ntiriho niko gufata icyemezo cyo kuzinaha. Naje ejo bundi kwa mukuru wanjye. Yanyandikiye message ntera ubwoba. Yo atubwe no mwana makuru. Mbero. Ngasamira message ndakumvira ko babinkotse. Ntego mama reka nisome. Kuri mukuru wanjye nkunda cyane ndagusuhuje. Nagiraga ngo nkubwire ko ubu ndi mu bibazo bikomeye cyane. Natewe nda n'umugabo ntazi amazina ye yombi. Gusa bakunze kumwita Papa Ganza. Niwe nakoreraga mu rugo. None kuva ubwo nta kimvugisha. Nkimara kuvayo naje mu cyaro nshaka umusore w'injiji nyishyiraho nawe twararyamanye. Mbimubwiye ahita akuraho telefone. Ubwo nabonye isi indangiriyeho hitamo kugenda ntazi yonge kugira ntazateza mama agahinda. Uzambwirire mama ndamukunda. Nkabibona umwana wanjye ntaragwe yarakirye. Yafataga ibiryo akabitoranya nkagira ngo ni inzoka. Naho burya nibyo bakoreye umwana wanjye. Mama ihangane mama tuzamubona ndabikwijeje. Bari abagabo ndavina bose tubabonye atubwira umwana wacu bamusize. Ndabizi neza tuzamubona. Ndumva ntameze neza ashakira amazi yo kunywa. Mezeti si mukobwa mwiza. Aswagima kabisa basi. Aya. Nuko ramba agapfukamunwa. Waga. Basi. Aya. Nta kibazo. Kemaje nyine aramaye tuno tuntu dukuzanire. Ngo ubitunganye nyine. Ngo turaza kuza saa sita. Nose aho mfashe no phone gato y'amabanje nkamubwiye rero. Aza kuhitamo. Ko unyitegereza cyane. Haya nabirenze ariko. Kibazo ko nta n'ikibazo buriya.
basore banjye urakumva boss meze gute se sawa nahamagaye mumbwira ko munshaka nanjye mwatumye nirirwa mu rugo ko mbategereje ntegereje kumva icyo mumbwira sawa urakoze boss nyine icyatumye tuza hano twagira ngo tuganire ku bijyanye n'iriya konti dushyiraho amafaranga kubera ko dusigaye tubona amafaranga tuba twafashe cyangwa se twakoreye uyafata ukayajyana mu byishimo byawe n'abakobwa cyane ubwo buryo twajemo hano boss nawe yaba nk'ejo bundi afashe 500,000 uzohereza uriya mukobwa wenda se katuvuge ko yaragarutse kurasi yataza kugaruka byari kugenda twari duhomye kumva ko tugomba kugira attention ko ari amafaranga bayatumye kakoresha icyerekezo byacu none mukifuza ko bigenda gute ko twifuza kumva umuntu twari tujya mu kazi tugakora ayo dukoreye wese agatahana yakaryoha nk'uko byumva yatera inyoni yasasa akajya atambukaho ariko ntabwo byatuba gutera yashyize mu kuba bajyanye mu nda yarago ntabwo ari sawa rwose ariko icyo nzi cyo nuko twize ikoranabuhanga amafaranga kandi aragaruka kuvuga ikoranabuhanga rigari igihe dutenguye ikoranabuhanga ryakozwe n'abantu ni porogaramu biriya bishobora gupfa atagarutse nanjye numva ari uko byagenda boss numva wajya uyaduha buri wese agafata utwiwe nawe ugafata yawe kuko buriya kubona nyine watanga amafaranga na kuriya tutanabizi none se burya byanga nyine numva ariko byakagenze pe mutuze mutekane rero ngiye kubitekerezaho ndabaye igisubizo banga sawa urakoze boss kosha ubundi wowe mbona uri kubyimba cyane niyire nyinshi ni peka baguha niki maze iminsi mu byari kungaburira kaire na kadapu iminsi komeza wiryohere sha reka ninywera icupa yayu nta muntu utwa kupaganza bazahamagara zenda ari kubwira nanzi kutarizi ese narizi Yes papa Ganza meze biti myinshi uri gukorera inasi kuva ryarira abo bintu no bibaye buryohe okay ndaje turabonana tu imunsi cyo turara tubonanye nta kibazo rwose akubutegura akantu nyine uguragura akantu sana haribi cyane bambaye ukamuza none mutabanza mwaziranye Paganzo? Yes. Paganzo mbahuze gute cyo gushaka bitahuze cyane bishaka nyine umuzana ubundi se ko Paganzo nandenze ubundi nizigera ubona umuntu ndenze cyangwa ukunda ko Paganzo kumushaka yiki cyane nyine ndamushaka ngo wabwire kibazo ariko nanjye reka twumvikane bahuze ariko ari byo nyine ntuburi bukore nyine buturasezerana ibintu nawe reba ikinkuye nyine ukiri ubumembe sibwo njye namenye ibyo ushaka cyangwa ukunda iyo ubundi ikintu nshaka kiba kiri njye nawe basi tukajyana mu ishuka rimwe gusa sibyo nta kibazo muza nawe urabikora mwana ngira niba uri mumbeshya ntabwo nakurenza Paganza rero banza mubwira ukuntu ateye Paganza yaro uyu ni umumotari akaba azwi nk'umumotari ariko aramaze igihe ari gukorera i Kigali akamubwira ko yagarutse inaha Paganza rero cyakoze akunda ibintu rero kimbabaje nuko azabina areka nakunda icyo nicyo mushakira nanya n'icyo uri kumushakira kutakimbiye se gusa nyine yakoraga ino hari umukobwa wamukoreraga amutera inda aryamana amutera inda basira n'umugore ahita acika icyo cyatumye ajya i Kigali none ndumva rero yagarutse nimba ndaza kubabuza none ukuntu ndi bugenzi ndaza kumuhamagara ko ari umugenzi umushaka ubwo rero ni muri bumwe nyine murahora cyane murabizi nyine urakoze kwitwa sizo ngize kubiko oya ndabikora nta kibazo ariko umushaka se kahera tugenda nyine tugenda mwishuka buretse tuzagira nimva ko hano nawe
ubwo urashaka rero uzi kumbeshya aya ntabwo nakubeshya ahubwo turabikorera bwira gira vuba kumva none ameze nawe iyo mubona mba mwishimiye ariko nakubwiye ngo tuzabikora nimba kubona magana ntumbeshye oya uzanyemerera basi ukankunda oya ibindi ni inyuma ko mfite ubwoba nyine ngikize kari bukuntanga aganza buriya ndamuzi ni rimwe ahiri amotari akareka urana ubushyuhe sima musonga uriya wa muhungu wawe ko mbona afite ibibazo ntazi ibyo ari byo hari icyo yaba yarakubwiye nagerageje kubimubaza ariko mbona ntameze neza nawe asanga kuba mwihoreye bitamo kumureba kugira ngo nakomeze kumuvundira rwose nawe narayibonye ariko sinzi rero ndi kubona tugomba kumuganiriza kuko ntabwo bisanzwe nicyo cya mbere n'ubundi ntabwo umuntu yamurukira kuriye yamugerageza kumuvugisha kumva ahubwo reka mbwire murumuna we aze amumpamagarire tumubaze ikibazo afite atubwire nk'ababyeyi twumve ibyo ari byo muhamagare songa ngwino hano ngutume bwira mukuru wawe ze hano mubaze ikibazo Bose mvaze bapima gushaka ngisaza bite bose mwari yego bimeze bite musamasa kuri kuryama wowe kimaze kuvuga ngo bapima gushaka muri salon no muvugana sha nibaza gusasha mbana wagwamaga nturitabe ko no mwari muvugana bino no kushaka Charonga akoze Nikoze sha iki kibazo ufite gituma wigunga bigeze aho ngaho mbona ufite ibibazo byakurenze papa mfite agahinda agira ngo kazanye na barumuna banjye agahinda k'iki se byageze ubu Allo imeze ite Paganza ubu tuvugana uhagaze hese noneho hari umugenzi ngo washaka kumutwara yarambwiye ngo yabuze moto nyine ndamuga ngo reka muhamagarire umuntu oya ntabwo turi kumwe urabona uzamutse muri wa muhanda nyine uzamuka ujya harya ruguru hari ahantu kuri atoriye uri bugere nihambwiye ngo ahagaze ni umukobwa munini ukuntu ufite ibigwede binini nyina abamotari nawe ndabazi sawa hagera ubwo nuvaho nyine urahita ugura akantu nkurangiye akazi sawa urabona wa mukobwa twari tugiye gushyingirana ndamureba Fiona ubwo nari ndi ku kazi ndimo nagiye ku kazi umukiriya yarampamagaye ngo nimuzanire icyo kunywa mbona arabikoze ndakizana ndahagera mu rugo noneho hageze ndimo undi kumwishyuza ibintu byambaye wagira ngo nari ndi kwerekwa ngiye kubona mbona ahamagaye ngo sheri ngo zana ibirahuri noneho ngiye kubona niwo mwisheri wawe ibintu se ndi kurota ariko se niba mwiboneye njyewe ndakubwiye ngo ni njyewe wamwiboneye kuko naramubonye nawe yarikanze icyakora njye nayo ngiye kwikubita hasi ntabwo ari ukubabeshya birumvikana hanyuma se yari yaharaye uhamusanze gute mbega yari umushyitsi aho ngaho nta kintu byo byanyobeye icyakora byagaragara ko abyutse ariko rero nibyo nakubwiye nuko utanyumvaga burya nibyo nakubwiraga biriya bintu kwari kubyitondera ntabwo ari kubyihutisha biriya bintu unabyana gahoro ukabanza ukanashaka n'umuranga ahubwo utagira umuranga na kera kose niko byagenda none uzi wafashe ikihe cyemezo
mwana wa tubwire rwose tugufashe nk'ababyeyi byibura tureke ko wakongera ugasubira mu buzima wari usanzwe. Ikindi ukuntu byagenze njyewe naramubonye, icyambabaje kurusha ibindi yaranyihakanye nuko bitashobokaga ngo ufate amafoto namwe ubwanyu mwazongera no kumuhamira. Mwana we ibyo uvuga nibyo koko waramwiboneye n'amaso yawe? Mama murabizi ko ibintu byo kubeshya ntajya mbijyaho. None se sha nyine ibibazo birenda byumva nyine ubwo wafashe uwe mwanzuro? Ye nkurikije ibyo nabonye mwanzuro nafashe ntago nabana n'ura mugore umeze kuri nabe ndumva atambera mu kazana kabisa. Umugore w'umusambanyi yazakwicira no mu nzu. Urashakira ahandi nta kuntu. Mwana we karame mama ihangane, ushaka gusanga atari wowe uriya yaremewe. Uwawe arahari humura, ihangane kandi mbabarira. Nakundi ahubwo ageze amahirwe ubwo yabonye hakiri kare, niyo mahirwe. ariko ubundi tugaba twamufata inkweto mwavuye.